urugendo runaka rwo kugira ngo kigere aho kigeze. none se ntabwo uzi amateka y'abirabura muri kino gihugu kera aho abirabura batashoboraga kurira kugira ngo ni hanze niko hakoze, aho abirabura batashoboraga kwicara ku ntebe imwe n'abandi bantu, batashoboraga kujya kuri tuwarete zimwe n'abandi bantu. Ni amateka menshi cyane, urabona tuza hano twidegembya ukagira ngo ntihari abantu babikobokeye. Niyo mpamvu uku kwezi kwa kabiri ni ukwezi kwahariwe abirabura kubera ibyo bintu byose byabayeho. Ati the beginning batangiye iyo komba ntawe wigeze abumva, ntago babumvishwa, ariko nyuma byaje kuba successful. None niyo mpamvu twe turi kubyinjoyinga, tuza hano tukaba dufite uburenganzira nk'ubw'undi mbere muntu habaga hari harya babyitanga iki. Hello, muraho neza, ikaze nanone kuri YouTube channel yacu with the sisters. Ni karibu twongeye kuba. It has been a minute. Happy New Year, ntago twaguherukaga. Duherukana wowe umwaka ushize. Uyu munsi rero turi muri Musée de l'Histoire, Museum of History, aho dusanga amateka, amateka menshi rwose akubiye muri iyi musée. Ni musée nziza, ni nini cyane, harimo amateka, usanga ibijyanye na Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale twabyize mu wakangaye harya. Ibyo twabyize kera cyane tukiri abana none. So harimo amateka y'abirabura, tugiye kureba amateka yabyo uburyo iby'abakoloni, harimo amateka menshi cyane. Harimo amateka menshi cyane. Reka tuzenguruke, turagenda tureba. Tuzenguruke mubane natwe. Karibu. Twagiye, let's go. Urumva nibyo twavugaga rero. Mu by'ukuri ahantu hose umuntu ageze uragomba kuhiga, ugomba kubwira ubwonko bwawe ko wahageze, donc ugomba kwiga. Abantu badakunda kwiga, ukumva ibyo uzi biraguhagije. Ari ibihe aho nyine niho uvuga ngo burya nta nicyo nzi, nushaka kuri urwo rwego niwumva ko udakeneye kumenya. Reka tubivuge mu mazina yabyo, kubera yuko niba dufite weakness ntitubashe kuyimenya ni ikibazo. Muri rusange abirabura dufite ikibazo cyo kudashaka kwiga, ntabwo ari bose, ariko dukwiye kwikubita agashi. Ni nka bya bindi n'ubundi n'ingeso yo kudasoma iwacu twakuze uwo muco rwose. Ni nayo mpamvu nyine n'iwacu bari gushyiraho cyane ingamba zo gushyigikira umuco wo gusoma, kubera ko ntabwo ari mwinshi, ariko ubu bari kubishyiramo imbaraga. Abantu benshi barandika ibitabo ukabona ko bari kubyamamaza, which is good. Uko rero kutagira umuco wo gusoma, kuko gusoma niho habamo, niho wigira. Donc ni ukuvuga ngo uragera mu gihugu gishya kirimo ibintu byose bishya kuri wowe, ukashyuminga ko ibyo uzi ari byo uzakomeraho, kandi ibyo uzi ntabwo ari ibyahuri. Donc uzi ibyaho na rimwe rero biratugora. Ariho handi uyoberwa uburenganzira bwawe, ariho handi utangira no kwica ibintu ukabyica ahubwo kandi akaba ari we bikugiraho ingaruka. Tuvuga urugero, ntabwo uzi amategeko akugenga mu gihugu runaka. Wenda waruteganyirijwe, tuvuga urugero urarwaye, tuvuga urugero, ubwo n'urugero tongeye gutanga, uragomba guhamagara ambulance igutware kwa muganga kubera ko utabizi, uzi ko ari y'abazungu, kubera ko udashaka no kubimenya. Uravuga uti yo reka mfata imodoka njye kwa muganga, kandi wenda urarembye, ntushoboye kwitwara, ujye kurwana n'imodoka kandi ambulance yakaje ikagutwara. Ushobora nko kwishyira munsi y'ibirenge by'umuntu, ari wowe wishyizemo ntawagushyizemo, ukishyira munsi y'ibirenge by'umuntu, kandi kubera ko uri kuvuga ngo uyandi hejuru. Nyine ntumenye guharanira uburenganzira bwawe, ngo kubera ko umuntu afite uruhu rutukura, wowe ufite urwirabura, ukumva ko nyine ari nka bya bindi by'iwacu ubona umuzungu gati uriya ni umukire afite amafaranga, kandi nawe yarakubiswe, yarahondaguwe wenda. Ariko tuzi ko nko mu Rwanda kera, ubwo ndavuga kera, wabonaga umuzungu ugahita uvuga ati ni umunyamukire, wenda kandi ari nka mayibobo yo ku muhanda. Oya, yayagira cyangwa atayagira ntibikuraho ko ari kiremwa muntu nkawe, mufite uburenganzira bungana. Ntabwo ugomba kumva yuko ari we wenyine ufite uburenganzira, ngo kuko ngo uri umwimigira muri kino gihugu. Oya, hano muri Canada abantu twese turareshya. Iyo amategeko atubahirijwe,
hari aho bibarizwa hari aho bibarizwa ibyo rero nibyo bintu dukeneye kumenya nibyo bintu dukeneye niyo mpamvu tuba twakoze n'amavideo nk'aya kugira ngo abantu bibuke uburenganzira bwabo aya mateka ni amateka ntabwo ari twe twayanditse ariko kandi niba aya mateka hari turayazi tuyamenye nimba turi muri iki gihugu tuyamenye n'abakeneye kuhaza ushatse wayamenya mbere y'uko uhaza amateka yabayeho ugomba kumenya ukamenya aho umwirabura yavuye kuba ubasha kwicara ku ntebe imwe n'abandi hano muri iki gihugu umenye histoire behind cyane cyane ababyeyi bafite abana mu mashuri kubera ko mu mashuri hari utuntu twinshi tuhabera ugomba kumenya ngo umwana no kuba abandi bana baza bakakubwira ati wowe ubusatsi bwawe burizinze ubusatsi bwawe ibintu nk'ibyo ngibyo umwana agomba kuba proud y'imisatsi ye akamenya ko imisatsi ye ntabwo igomba kumera nk'iy'abazungu ntabwo ari ngombwa ko amera nkabo akanabasobanura ati yes moi je suis noire d'origine ababyeyi banjye ni aba noire ni uko imisatsi yacu iteye ni myiza ni uko uruhu rwacu rumeze ukaba uri fier de toi ejo abana kuko abana bo n'abana ashobora kureka akavuga ati se ujya ukaraba ati reka nkoreho ibyo ntabwo ari racisme uri umwana nyine ara speaking mind ugomba kuba warigishije abana bawe bakamenya ko no ndakaraba ahubwo ni ukusa nanjye ubu nibwo bwiza bwanjye akamenya kuba proud yabyo naho ejo baramubwira ati mbega ubusatsi bwawe se kuki bwizinze ntabashe kwisobanura ugasanga agize complex so rero niyo mpamvu ayo mateka tuba dukeneye kuyamenya iki gihugu nk'uko abantu babizi nyine ni igihugu cy'abayimigra Canada ni igihugu cy'abayimigra donc kirimo abantu benshi batandukanye ariko muri rusange twese amategeko atugenga namwe so uburenganzira bwacu ni bumwe niba ugiye mu bintu runaka ukabona uri gukorerwa rwose ibyo bitakagombye ugomba kumenya icyo ubikoraho kubera yuko hano uko ngewe nabonye iki gihugu iyo ubashije iyo ikintu gishoboye ukanagaragaza ko ugishoboye vraiment ntabwo wakagombye kugira inzitizi ntawe ukuri imiti ariko niba ugiye mu kintu nawe ukabona ko ukijegajegamo ntubishoboye nicyo gihe barakubuza gusa ngo ngo kwa ko ndi umwirabura ngo ntibagomba kunsubiza inyuma oya baragusubiza inyuma kubera ko utabishoboye ubumenyi bwawe niba butagerayo ibikorwa byawe bikaba bitagaragaza ko ubishoboye ntawe warenganya ko hano rwose bagendana n'abagenda ukabona nk'umuntu ariteruye ngo ngo mana yanjye ngo twaragowe mu mahanga twaragowe mana we akazi ngo kuba nta mukozi ngo unyine ukumva umuntu ariyamiriye kabisa uwo n'ubundi ari no muri Afurika yakwiyamira reka nkubwize ukuri njyewe ntabwo navuga ngo ubushakashatsi ariko uko ugenda ukura ugenda ubona ko hari umuntu experience y'ubuzima ko ahantu hose uri wasanga umuntu ufite gahunda yo kwiramaka gusa y'ukwiramaka no ku ishuri hari umuntu ubuhorana complain yes so rero tumenye kwamburasa ubuzima turimo turimo ntabwo ari ijuru kumva ngo nageze mu mahanga nageze i Burayi ngo nta kibazo nzongera guhura nacyo noneho wafacinga bya bibazo kubyikuramo bikakuna kubera ko washize mu mutwe mind yawe waraje kuyica kuba kuri iyi si nubwo umeze nk'uri guhatana rero niwibwira ko uzaryama ibintu bikizana jotojire n'ibizakunda kereka umunsi twipfiriye tukigerera mu ijuru ko ariho ngo tuzahora twinywera amata n'ubuki ntabwo bikunda ni ukuri tugira umutima unyurwa ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu yicara akiramanta ibintu byose ngo byamubereye bibi ngo ubonye neje iraguye neje iratwishe ubukonje buratwishe watashye reka rero nkwereka ikintu cyo yubishyize mu mutwe ko wapfuye none se wowe warifashe uraza mu gihugu niba utarabikunze wakwitaye birashoboka ko utabikunze none se kuki wakwirwa wiramanta uzi ko n'Imana itabyishimira ibyo bintu wenda hari umuntu ubu uvuga ati Imana uwangezayo nkicara ngakora kuko akenshi twese turabahashyi se tuza kenshi tuje guhaha uzi twa kuki tutaragenda ngo dusubire niba tutarahakunze noneho wowe urahashye uranaronse none nicyo kimbabaje wahashye waronse urabizi neza ko ubwira abandi ko bitagenda aho akabaretse ngo nabo baze bishakire birashoboka ko utabikunze birashoboka twese ntago amahitamo yacu aramwe
none se kugira wirirwe wiramanta iki kikubuza gusubirayo cyane ko gusubirayo nta sama yageze ngizuba ubushyuhe buratwishe hano ubushyuhe buratwishe snow yaza ubukonje buratwishe okay wowe waba ufite n'akazi kari kukwihera amashifti amashifti aratwishe wayihoreye oya tout simplement tumenye kunyurwa kandi ibi bintu bivugwa n'umuntu uhazi ari abantu bahaga nabi sibyo chicken ni kunjya numva reka nkubwire hari abandi bantu bo bari kuvuga ati uwaduha akazi uko byaba bimeze kose twagakora sibyo akazi gafite icyo kaguha wowe waba ugafite ngo amashifti yahari danje mu by'ukuri ibi ntago turi kubivugira ko ari uko turi kubwira abantu ngo mu bihugu byo hanze bareke kuvuga ibyo batekereza mu bihugu byo hanze ngo tugiye kuvuga ngo ni heza 100%, uko wakwiramanta uhari n'ahandi hose no muri Afrika wakwira ariko Canada yo nyirimo niyo nzi ibindi wenda tuvuge ko ntabizi sinzahwema kuvuga ko Canada ari nziza rwose ubu baraje bagutera amabuye bayantera ko ari njye uyirimo ko ari njye ubwiza bwayo urayantera niyo wayantera ntabwo tuzaza tubabwira ubwiza bwa Canada niyo wayantera ecangira untere ntago ari bumfate kuko njyewe ikiri mu mutima wanjye ndakizi no Canada is beautiful Canada ni igihugu cyiza nzahora nshima Imana yatumye nkandagira muri iki gihugu rwose oya tout simplement tujya tumenya kunyurwa kandi rero nimba warageze ku kintu why utabisharinga abandi why utabwira abandi opportunity ziri muri iki gihugu none se nimba tubona ko hari opportunity kuki utabisharinga abandi ngo uwigeragereza yigerageze ahubwo ukaba discouraging rega uri kubabwira yo shift ziranyishe yo sha uri kubibwira umuntu uryamye uri mu nzu utagira n'akazi wabuza akazi ubwo urumva atari ikibazo please njyewe nzi abantu benshi babuza akazi babuze umva nako kujya gukora muri salon de coiffure bakabuze wowe ukirirwa uvuga ngo shift zirakwisha wamenye ko ari blessing Imana iguhaye ahubwo ukayifata neza voilà akenshi samahitamo waragize se nese urira indege atari amahitamo yawe so rero reka ufite n'amahitamo yo gusubirayo ntabwo nyapfa kubona umuntu wasubiyeyo barahari basubirayo oya kubw'impamvu zabo abiramanta baba basubiye cyangwa baba basubiye kuvuga ko hari wenda ibyo wowe utakunze rwose ntago ari ikibazo ariko biterwa n'ukuntu ni gute wamara ahantu imyaka 20 ukiri kwiramanta oya ni gute wambwira ngo urambiwe shift ni umubyeyi bajya bazimpa nanjye nzikore umuntu ngo arambiwe shift ni amafaranga ufite uburenganzira bwo gukansoringa my dear okay guys twiganirira umugisha hari umugisha rero tuwuhimbamo shaho ukatubera umuhimba numvisha inyigisho nziza cyane Mana yanjye ivuga ukuntu abantu aka kantu nahoze mvuga ko nzakavuga ahubwo ngize amahirwe mbonye ahantu heza ho kukavugira ukuntu umuntu ikiremwa muntu duteye twirebera hari ibibazo gusa ushobora gusanga umuntu yubatse inzu nziza rwose yayigize neza hano wagera nko mu gikaro ugasanga ahantu itafari ari itafari ryakocotse ukuntu ugahita uvuga ko inzu yose iva urumva ni ikibazo inzu yaramenaguritse none rero kubera guha umwanya munini ibyo bintu ntibituma tubona imigisha Imana yaduhaye ngo tuyambrase none ahubwo twikururireho n'iyindi myinshi ituzeho kandi koko icyo kintu yarakivuze mbona niko kamere muntu tumeze ariko twakagombye guhindura kuko hari ibintu byinshi Imana iba yaradukoreye twakagombye guheraho tugaha agaciro kurusha ibindi bintu byose tukamenya gushima no kunyurwa so reka tubashimire rero ko mwabanye natwe twavuye muri mize rero dukomerezaho turimo gutaha tunyura muri babyita ngo ni winterlude nyine na activity abantu bakora muri winter cyakoze bino bintu nanjye nabikunze ni byiza pe ni byiza nibyo bituma ahari winter iba nziza kurushaho kuko ni ama activity nyine akorerwa hanze muri neige
murabona ahangaha baba bashyizeho ibintu bitandukanye, ibikinisho abana bakiniramo n'abantu bakuru, nk'ibi byo guserebeka byo abana n'abakuru bose bajyamo, surtout abantu bakuru dayeri, abantu bakuru nyine barabyinjoyinga, haba harimo activite nyinshi nziza bijyanye nyine na snow, byo kugenda muri snow, no gufatamwo amafoto. Abantu benshi amafamiye aba yajemo gufata amafoto, juste amafoto ya souvenir, agafata amafoto, bakota umuriro. Urabona hano uyu muriro ubucanye hano baba baje kota, urabona haba hakonje nyine ni hanze. Urabona aba bantu bose bari ahantu benshi pe, ni benshi, haba huzuye abantu. Umva handi uvuga ngo abantu bagira imbeho cyangwa ntabwo bumva imbeho. Nta nubwo twabashije kuhazenguruka hose. Aka ni agapariti kamwe aha twari turi, ko njyewe nikundira hano ho guserebeka, mbona ari sawa cyane. Marerezuma ubu hari nimugoroba, ntago twagiyemo nyine mu byo guserebekamo hano, ariko ni sawa cyane. Rero abantu bakunda kujya kwinjoyinga no kujyana abana hanze, ntimuzajye mucikwa nko gusiketinga, gusikinga, ukanabyiga, kuko nk'ubwo nk'ibyo byo gusiketinga ugomba kubyiga ukamenya uko babikora, ni ibintu byiza. Anyway, wumvisha uri interested ukamenya nyine n'aho babikorera, uriyenforma ukamenya aho babikorera, ukamenya bisaba iki, ukamenya nyine like ukabyiga uburyo babikora. Swat mbona ari byiza mu by'ukuri ko biri muri pati ya byandi twavugaga nyine byo kwiga. Okay, so guys, rero turakomeza kubashimira ko mwabanye natwe, and thank you for watching. Kuri The Sisters nakagaruka, Imana ibarinde, turabakunda. Bye bye. Bye.